Abakristo no tugaragarira ntago twiyobora ahubwo tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Icyo yatanze uwo munsi nicyo tugabura, ntago dushaka kugabura ibyacu uko birabiha. Haleluya. Ibyo Imana ashatse ko ngabura nibyo ngiye kugabura. Niyo mpamvu usaba umuntu wese akaba maso. Ndasaba umuntu asuze mugenzi umwegereye amwifuriza amahoro ya Kristo n'ubundi. Imana yacu ishimwe. Uwiteka Mana ndakwinginze tujye kumva ijambo ryawe, umwuka we n'ukuri, izina rya Yesu. Amen. Turasoma inkuru iboneka mu gitabo cya Yosuwa igice cyaho cya 2, turasoma umurongo wa 1 kugeza ku 14. Ndaza kubasaba abadafite Bibiliya tujyane bankurikire, n'abazifite dusomere hamwe kugeza ku murongo wa 14. Igitabo cy'umuhanuzi Amos igice cya 3 umurongo wa 7, Amos 3:7 haranditse ngo nukuri Uwiteka Imana nizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo nkakene ijambo ry'Imana. Amen. Umunsi tugiye kwiga ijambo rifite theme ivuga ngo gathering spiritual information. Hallelujah. Gathering spiritual information. Gathering ni ijambo ryo mu Cyongereza rifite ubusobanuro bwinshi kugira ngo mwumve, kugira ngo mbone gusobanura ijambo ry'Imana neza nkuko ari Imana. Gathering ubusobanuro bwa mbere birasobanura ngo to bring many things together. Iyo ni ubusobanuro bwa mbere. Gathering ubusobanuro bwa kabiri is to have understanding. To understand or to find out something from somebody or something. Kumenya no kumenya byimbitse cyangwa se no gutahura ikintu ku muntu cyangwa ku kintu. Ndashaka ko none uyu munsi tugatharenga spiritual information. Turashaka kugira ngo dutahure, tumenye cyane ndetse dushyire hamwe amakuru yo mu mwuka. Haleluya. Dusomye inkuru y'umugore witwa Rahabu. Rahabu yari umunyangeso mbi zuzuye 100%. Rahabu cyantangaje nuko nibwami bari bamuzi. Rahabu yakoraga akazi ku maraya bwe, nibwami be baramumenye. Mu yandi magambo yarazi ku byaha bye. Nta muntu n'umwe utaruzi ko Rahabu ari umunyangeso mbi total. Ku ishuri ryacu anga twiga uwasakuza mu ishuri ntacyo bitwaye, usibye ko bimwe bijye gongana n'abayobozi. Ariko iyo byageze kwa padiri akamenya gusakuza mu ishuri. Sha ubusakuza si ukubeshya. Ubusakuza aho ngo nta kindi turenza aho ubusakuza. Iyo padiri amenye ko umwana runaka asakuza mu ishuri. Rero Rahabu yarakoze umaraya bwe nibwami barabimenye. Mu yandi magambo yari pure. Yari pire, yari umuntu ubyinjiyemo cyane. Igihe kigeze abatasi, Yosuwa yohereza abatasi ngo baze gutata igihugu. Ijambo gutata mu Cyongereza murabizi is to spy. To spy. Baje gushaka iki? Information. Ndagira ngo umuze tujyane n'ibintu byitwa amakuru gusa. Baje gushaka amakuru. Bageze muri quartier basanga umugore witwa Rahabu. Bahageze ibwami abatasi nabo basanzwe bashinzwe gushaka amakuru yaho ngaho. Batahura ko hari abandi baje gushaka amakuru yaho ngaho. Information is dealing with other information. Some are trying to steal information from others, and others are protecting the information from being stolen by others. Bamwe bashaka kurinda amakuru yabo, bamwe ngo batatwara. Abana bashaka kuyatwara, nabo bashaka kuyajyana hati. Byose biragenda bikubitira ku nzu ya Rahabu. Rahabu abonye batasi, arabitegeza arabareba, aravuga ati bano bantu ntago nabareka. Arabamenya, arabahisha. Hashize umwanya ibwami bamenya ko ibyo ari byose nta wundi muntu ugira amanyanga n'amatiku ukunda kwivanga mu bintu byose usibye Rahabu. Ibwami batatuma intumwa avuga ati mugende mu mubasi. Rahabu bamugeza avuga ati nge ntabwo nabonye. Ati koko nababonye, ahubwo menya bakomeje iriya nzira baragiye bose bakomeza inzira Rahabu abayoboye barababura. Bamaze kubabura rero Rahabu azamuka hejuru y'inzu. Mwumve ibanga rya Rahabu. Rahabu ntabwo yabaye muri worship. Rahabu abandi bajya gusenga ntajyeyo. Abandi bajyaga babwiriza ngo mukiranuke, Rahabu atajya byumva. Abandi be barakoze imirimo myinshi, Rahabu ari umunyabyaha pure. Ntabwo nari gushishikariza ngo ukore ibyaha, ariko Rahabu mu bantu bari barakoze ibyaha cyane yarari. Ariko umunsi umwe amaze gura n'Abisirayeli aravuga ngo muzi impamvu nabahishe, ubundi deal ni iyi ngiyi, gahunda ni iyi ngiyi, ntabwo tujya mu bindi bintu. Ngenda ndashaka ko munyiriza abiwacu.
mama papa ngewe barumuna banjye n'abakuru banjye ndashaka ko muzadukiza nimugaruka ahangaha n'abasaza banjye. Aravuga ngo namenye yuko Imana yanyu yatandukanyije inyanja itukura murambuka. Namenye yuko abami babarwanyije mwarabatsinze. Namenye ibitangaza byinshi Imana yanyu yakoze. Niyo mpamvu uyu munsi nanjye ngiye ku ruhande rwa. Ikintu Rahabu yarushije abandi ntabwo ari uko yarize amashuri menshi. Ye yabarushije icyo bita gathering spiritual information. Yabarushije kurundanyiriza hamwe amakuru yo mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Amakuru yo mu buryo bw'umwuka niyo abantu muri iyi minsi dukeneye. Apart from salvation, dukeneye amakuru. Ijambo ry'Imana ngo Yesu ngo yaje aje kumenyesha. Yaje kumenyesha, to give information about something. Niyo mpamvu umuntu yakoraga ari ibitangaza n'ibyo yigishaga byinshi kurusha ibitangaza. Kubera iki? Yashaka kugira ngo ahereza abantu amakuru. Ayo makuru yahaye ba Petero niyo yagiye akaguka akavamo ikintu kinini cyane, bagatangira gukora umurimo w'Imana. Amakuru niyo dukeneye rero. Dawidi yabarebye umunsi umwe aravuga ngo mbikiye ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ntazigera ngucumuraho. Amakuru arafata arayarundanya ayishyiraho. Haleluya. Natangajwe n'ijambo rimwe rero. Mwumva aka kantu. Dufite ibitabo by'ivanjiri muri Bibiliya. Ibitabo by'ivanjiri harimo ivanjiri ya Matayo, iya Luka uko yanditswe na Luka, uko yanditswe na Mariko, nuko yanditswe na Yohana. Dufite ibitabo by'amavanjiri bine. Iyo dushyize mu Kinyarwanda cyimbitse bihinduka inkuru nziza. Iyo ufashe inkuru nziza ya Yesu uko yanditswe na Matayo, ukongera inkuru nziza ya Yesu uko yanditswe na Mariko, ukongera inkuru nziza uko yanditswe na Luka, ukongera inkuru nziza uko yanditswe na Yohana, ukabishyira hamwe, ntabwo bihinduka inkuru nziza, bihinduka amakuru meza. That information Bible ibereho kugira ngo duhereze amakuru meza ya Kristo. Ikibazo ni uko abantu tutemo turayakira. Icyo ni ikibazo kiriho. Tugomba kugira amakuru rero. Imana iravuze muri Amosi, Imana iravuze ngo dore ni ukuri. Icyo nicyo ngendereye abantu bawe. Nta kintu nzongera gukora ntabanje kubibamenyesha. Icyo Imana iziye ni ukugira ngo itange amakuru ku kintu kigiye kuza. Itanga amakuru ku biri kuba, itanga amakuru ku byabaye. Ibyo mwabonaga bigenda mutazaho biva niyo bijya, Imana ije kubitanga amakuru. Bitewe nuko icyo dukeneye muri mizi. We need spiritual information. Apart from others preaching, singing, we need spiritual information. Rahabu nta kindi yarakeneye kugira ngo akire. Rahabu nta kindi yarakeneye kugira ngo adapfa. Rahabu nta kindi yarakeneye kugira ngo yitwe ko abari mu Bisirayeli mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Yarakeneye amakuru yo mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu umunsi wa none bene data dukeneye amakuru mu buryo bw'umwuka. Ntuzabona umuntu agenda uko yishakiye agakora umurimo Imana yarengeza akongera akajya kubivanga ku ruhande. Ntuzajye ujya kure. The problem is the information that he or she has. Ibyo afite nibyo arimo aragendera. Niyo mpamvu iyo baje kutubwiriza ntabwo bakora ibitangaza byinshi, nta muri rumanuka. That they give you information and in your heart you take a decision. Baguhereza amakuru wowe mu mutima wawe ugafata umwanzuro. Iyo cyo nicyo kintu naje kubabwira rero. Gathering spiritual informations. Bene data twarangije ibya kera turi mu bishyashya. Ibishyashya turimo biragombera amakuru. Isi yose aho iva ikagera itwawe n'amakuru yonyine. No kuba twiga ni ukuza gushaka amakuru kuri physique na biology. Ibindi byose nta makuru ari. Icyo ushaka kumenya cyose kizaturuka ku makuru ufite. The faith you have today is according to the spiritual information you have. Ukwizera uhagaranye aka kanya guturuka 100% ku makuru y'umwuka ufite muri wowe. Kugira ngo turwanye abadayimoni bazamutse muri iyi minsi rero biragombera ko tugira amakuru y'umwuka. Niyo mpamvu Imana yajyaga gukomeza abantu, ntabwo yajyaga ibahereza ingabo ngiye ngo nabacuriye intwaro nshyashya. Yabwiye ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza. Just God provide you information. Imana ikaguhereza amakuru, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza. N'inzugi z'imiringa nzazitandukanya kugira ngo ukunde wambuke. Amakuru ni Imana ishaka gutanga muri iyi minsi. Aya makuru rero ni ngombwa ko mujya gushaka umunyamakuru ukwiriye. Haleluya. Hari umunyamakuru ukwiriye Kristo yashyize. Uwo munyamakuru we ni special. Uwo munyamakuru yitwa Holy Spirit, umwuka wera. Uwo munyamakuru ntago ajya papira. Uwo munyamakuru avuga inkuru izabera muri Washington DC turi uyu munsi izaba mu 2029. Umva umunyamakuru uzi gutara neza.
ureka b'iki gihe baza batubeshya ngo ukoreshe sentandire abaye ibi ngibi twajya kure tugasanga nta byabaye. Umwuka aravuga ngo ejo nk'iki gihe Imana yasanze Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu umaze imyaka myinshi urira umwana, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ufite umwana. Information. Imana ijya guhamagara Aburahamu ntabwo yamubwiye ibindi, yamubwiye ngo Aburahamu uzaze unkurikire nkuyobore mu gihugu uzajyamo. Information. Aburahamu agenda adakurikiye ubutunzi n'ikindi cyose. Information. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana bo bazakomera, nyamara gukomera bakora iby'ubutwari. The information that we have. Niyo mpamvu abantu benshi bakunze kumbaza ibibazo byinshi. Hari umuntu nkunda ahangaha wambaje ikibazo cyiza cyane. Arimo ngo ese Peter ni ryari umuntu azakora ibintu biri munsi y'ukwizera kwe? Icyo kibazo ubundi ntabwo kibaho. Ni gute ufite kwizera ko ibintu byabaho warangiza ugakora ibiri munsi y'uko kwizera? Ubundi ntabwo byashoboka. Ariko byashoboka. Kubera iki? Lack of information. Niyo mpamvu muri iyi minsi ya none Imana ishaka kugira ngo iduhereze amakuru. Iyo Blaise ari kwigisha n'abantu se barigisha ngangiye mba nicaye nkurikiye ndimo ndakapture. Igihe cyakuri cyo najya kubwiriza muri ngiye agaturukamo indi nkuru nshyashya. Ugasanga imye ndi kubwiriza biri kunganira ibyabo. Nafashe information Imana yabahaye sinzamo. Zimaze kunzamo zindukiramo isoko muri cyewe. Niko Kristo bw'Umusamariya yasanze ku mugezi. Amuga ngo nge ninkuwa amazi azahinduka isoko muri wowe. Abantu barimo barabika amakuru Imana ibaho. Uyu munsi wa none bazahinduka isoko y'amakuru kuko bafite umwuka wera. Ntabwo rero twashe gutigiye. Hallelujah. Ntabwo twashe gutigiye. We need spiritual information. Abapfumu ahantu badutsindira. Ntabwo ndimo ngiye mu izina rya Yesu. Ahantu batsindira abantu basanzwe. Ni muri umuntu usanzwe kazi ka Abakristo n'abantu badasanzwe. Ahantu batsindira abantu basanzwe nuko baba barusha amakuru rero. Kristo akunze kubwira abantu ngo iyaba waruzi. Iyaba waruzi, if you know, if you knew. Iyaba waruzi. Nuwo ngo icyo arimo arakublamingaho ntabwo uzi. Ntabwo uri kumenya. Icyama twese umunsi wose tukakira amakuru mu buryo bw'umwuka bene data. Hallelujah. The question is, how can I and you or we gather spiritual information? Ni gute twashaka amakuru mu buryo bw'umwuka? Bikuye mu ijambo rimwe gusa. Ijambo ask. Ask. A-S-K. Ask. A ya mbere avuga ngo ask n'ubundi. Ask. A ya mbere ivuga ask. S ivuga seek. Shaka. K yo hasi ivuga knock. Muri Matayo 7:7. Mushake muzabona. Mukomange ku rugi muzakingura. Hallelujah. Ni ngombwa muri minsi ko dutangira gushaka bene data. Imana izakingura umuntu wagize gutewa kumanza. Ubundi hari ibintu mu mwuka bimeze nka principle yutabikoze ntacyo ugeraho. We need to knock. Ariko ikintu cyanangaje ni mu byeshuye 3:21 ngo Kristo nusigaye ukomanga. Abantu twahindutse ukundi kugeza igihe Kristo asigaye ukomanga kandi dukomanga. Ariko Imana ashaka ko dushaka kandi tuzabona. Imana itanga amakuru kugira ngo ikuzamure, igukize ibyaha, ikukure mu bubata bumwe ikwinjize mu bundi bwiza. Amakuru Kristo yazanye yose yirundiye hamwe ahinduka ubutumwa bwiza, ahinduka gospel. Iyo gospel niyo tubwiriza, niyo nzana hano buri munsi, niyo ababwiza ubutumwa bazana, niyo korali ririmba, niyo worship team turamiriza mu kubera iki. It's information we are dealing with. Rahabu rero yakijijwe na information yari afite. Rahabu yakijijwe n'amakuru yari afite. Umunsi none bene data hari ibyaha byabananiye kubireka. Hari n'ibintu byinshi uhora ushaka kurwana nabyo ukabibura. But what you miss is information. Ngo nyiri mu nda cyagihe ntaramenya ubuntu bwawe. Numvaga bakuramya bikancanga bikanyobera simenye ibyari. Ngo ariko nasobanukiwe neza. Yaje kumva arasobanukirwa. Icyamuteye gusobanukirwa is to receive information. The way to seek information from God is to ask. Imana isubiza abayibajije. Ntabwo ari ibintu by'imikino. Imana isubiza abayibajije.
tugiye gusenga Imana rero. Uyu munsi hano ndifuza ko umuntu wese yongera agashaka amakuru y'umwuka. Bene data, maze iminsi nshaka kuvuga ikintu gikomeye ariko ntabwo ndakivuga bitewe n'uko amarembo atarakinguka neza. Ariko dukeneye amakuru yo mu buryo bw'umwuka. Abadayimoni bakina natwe, bakina n'ubwoko bw'Imana, bakina n'abasore bose, bakina n'inkumi zose. Abadayimoni bagiye gukurwaho n'amakuru ugiye kwakira muri iyi minsi y'umwuka ariko y'ubugingo. Dukeneye kubaturwa ariko nta kintu kizabatura abantu nka spiritual information. Satani, reka nsubize ikibazo umuntu umwe yabajije. Umuntu umwe mu bibazo babaje muri evangelization batwaje ikibazo gikomeye. Aravuga ngo ni gute nzatandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani? Ni gute nzatandukanya umuhanuzi w'ibinyoma n'umuhanuzi w'ukuri? Mureke bamenere ibanga. Umuntu ubasha gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani ni umuntu usanzwe uryumva. Umuntu utarigeze wumva ijwi ry'Imana niyo irindi ryavuga abyita iry'Imana kuko ntago asanzwe aryumva. Ijambo ry'Imana avuga ngo dore na Satani ubwe abasha kwishushanya nka marayika w'umucyo. Umunsi yishushanyije nka marayika w'umucyo kazavugana nawe ukavuga ngo Imana iravuze kandi atari uvuze kandi atari yivuze. Ikizagufasha gutahura Imana nimba ari yivuze cyangwa Satani uvuze, spiritual information. Yese turimo turugura na Satani mu buryo bwinshi. Satani ari kohereza abahanuzi. Baba Uwiteka Imana iravugana nawe. Kugira ngo uzatandukanye umuhanuzi w'Imana n'umuhanuzi wa Satani. Ntabwo bizaza dumburi. Nta gikeri cyaguye mu mazi, no? Because the spiritual information you have in you izagufasha gutahura nimba umuntu ari umunyabinyoma cyangwa se umunyakuri. Yesu nashimwe cyane. Mu byakozwe n'intumwa twereka inkuru y'umugara ya Petero. Petero yari yicaye mu biro bye ahantu Imana yaramushyize ngo azakore umurimo w'Imana. Igihe yari ahicaye, Ananiya Safira baza bashaka kumubeshya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Petero yareretswe. Wapi? Nago ngo Petero ngo agiye kubona ngo abone Imana iramubwiye ngo Petero abo bantu binjiye barabeshya. Ntabyo abo. Bachiza according to spiritual information. Ijambo leta ibarondora uko bari. Petero atavuga ati worabeshya na worabeshya. Kugira ngo uhangane na Satani muri iyi minsi, you need spiritual information. Abahanuzi b'ibinyoma bari muri kategori 3. Kategori ya mbere ni umuhanuzi uhimba. Imana irambwiye ngo Imana igwaye imodoka mu izina rya Yesu, yakire mu izina rya Yesu, amen. Imana ntivuze. Apocalypse. Paracetamol. Rihamu. Wongo nazaza kuri wowe udafite spiritual information uzagwa ndetse uzabyakira bwangu, wakira ambaraje iri mu busa. Wo nuhimba. Wa kabiri ni umuhanuzi wavangiye. Yahoza akorera Imana, yuzuye umwuka w'Imana, aza kurangara agwa mu ishiko by'irari y'ibyisi. Arangije kubigwamo ahinduka uw'isi. Atangira kuzajya avuga atavuga kuko yumvisha ijwi ry'Imana, ahubwo Satani yamwihinduye marayika w'umucyo asiga avuga wakavuga ibyo Satani avuze. Umuhanuzi wa gatatu w'ibinyoma ni umuntu wishushanya nk'umukozi w'Imana kandi akorera Satani. Barahari agashinga urusengero gutya rukuzura, afite abapfumu, afite imyuka yo mu barangi na hehe, akayikoresha mu izina rya Yesu. Hari ijambo rimwe mperutse kumenyesha ubundi irantangaza. Abantu bose bemerewe kuvuga Kristo, yaba ari abadayimoni n'abarozi n'abapfumu barabivuga kandi akavuga ngo Yesu akabivuga. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu ubasha kuvuga ko Kristo ari umwami atabiyobowe n'umwuka w'Imana. Abo bantu n'abandi usanga bafite insengero bavuga Yesu, baramubwiriza, baramwamamaza, ariko babura ikintu kimwe. Ntago bavuga ko Kristo ari umwami. Kuko at the ones who declare Jesus as a king, you start to destroy the Satan's kingdom. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga Imana rero. Tugiye gusenga Imana, umbabarire wakira amakuru yo mu mwuka. Hari abantu baza gusenga ngaha, nge nsigaye nshima Imana. Hari abantu babicaye ngaha
bafite umwuka w'Imana muri bo, atari ukuza gushyushya intebe. Abantu bicara bazanywe no kumva ibintu twumvise bakabigendana bikabamo. Ugasanga Kristo azaza agende, wowe usigare mwarice ku ntebe imwe, mwararirimbye bimwe, mwararepeteye isaha imwe, mwarabwirije rimwe, mwaranakererewe icyarimwe. We need spiritual information. Natinye ngo information ngo ntabwo zigira ubwinshi, ngo ntabwo bajya ngo informations, ibyo ntabwo bibaho. Ibi byongeye kunyigisha ko ngo umwuka w'Imana ni umwe. The Holy Spirit is one, the same in all God's people. Benda tadukeneye rero imbaraga z'umwuka zaturuka ku makuru dufite. Satani azasubira iwanyu, azasubira inyuma iwanyu, ave mu rugo rw'iwanyu, kuko wakiriye amakuru y'uko Kristo ashobora byose. Satani azava mu mipangire yawe, kuko wakiriye amakuru y'uko Kristo wamwakiriye atazigera akinwa na Satani. Dukeneye amakuru mu buryo bw'umwuka rero. Bene data, sinzi, ariko ndabinginze mugende mushaka amakuru y'umwuka. Abantu benshi ushobora kuzumva inkuru ngo Peter asoma Bibiliya etide yose. Peter asoma Bibiliya etide yose. Reka nsubize icyo kibazo. Peter ashobora gusoma Bibiliya etide yose, ariko ntabwo mbikubwiye ngo uzabikore. Peter ashobora gusoma Bibiliya etide yose iya mbere, nasoma Bibiliya nkayisoma. Ibyo mbivuze ndi guhamya Imana. I'm not in the flesh. Peter nka etide yose asoma Bibiliya. Wowe uzagenda ukonana ngo Peter amara etide yose asoma Bibiliya, ariko wowe wirengagije ko mara etide yose urimo urasakuza. None se urumva ari nge nawe ninde urutundi? Bene data, we need spiritual information. Imana ikeneye kukuvana ku rugero rumwe ikakujyana ku rundi, ariko bizaturuka ku makuru y'umwuka uzibika. Ndasoza, haleluya. Ndimo ndasoza, reka mbabwira abantu bamwe babiri bakomeye. Kristo ajya kuvuka yaravutse nk'uko Imana yarabipanze. Mariya afata na Yosefu bajya gufata Kristo ngo kuko yavutse na Kristo nawe atwarwa n'amategeko, bajya kumucisha mu nzu y'Imana. Bageze mu nzu y'Imana bakubitana n'umusaza w'umukambwe witwaga Simiyoni. Simiyoni arabareba, aza basangana wese, uyu muntu ni wahehera. Simiyoni aravuga ngo nimumuhereze uwo mwana. Bamuhereza Simiyoni. Simiyoni aravuga ngo Mwami Imana ushimwe uyu munsi, nakiriye mbonye icyo wansezeranyije. Kuko Simiyoni ngo yarabwiwe n'Imana ngo azategereze, ngo ntabwo yari kuzapfa atarabona Mesiya. Kubera iki? Yari afite spiritual information. Aguma hamwe, aguma ahagaze kugeza yakire Kristo mu ntoki ze. Ikintu cyashimishije ngo Simiyoni yafashe Yesu akimara kumuterura, aravuga ngo noneho Mana sezera umugaragu wawe, nushaka noneho undeke mpfe, kuko spiritual information zanjye zingeje ku cyo wasezeranyije. Bakiva aho ngaho bigiye imbere, bakubitana n'umukecuru nawe wundi wari umaze imyaka muri 80, yari umupfakazi. Muri Luka igice cya 2, yari umupfakazi wasengaga gusa, ngo yabaga mu nzu y'Imana ngo iminsi ye yose. Ahageze nawe afata Yesu, aravuga ngo uyu nguyu Imana yarambwiye ngo uzamutegereze. Uyu nguyu nteruye, Imana yarambwiye ngo umuntu nzamutegereze, ngo nzashyirwa ruko mufasha, nzashyirwa ruko mubonye, ngo none uyu munsi amaso yanjye aramubonye. Na Kristo ubwo kugira ngo aze yinjire mu isi, byabaga ngombwa ko Imana ibanza igatanga spiritual information kugira ngo abantu bamwitegure. Yohana ajya kuza yaje azi umugambi aje w'Imana, afite spiritual information. Nago Mariya yabyutse ahita yumva yatwise. Marayika arabanje aramubwira ati urahirwa, Imana yagutoranyije ugiye kubyara umwana uzamwite Yesu, uwazaba ari Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. First of all, God to do everything in the world, bisaba ko ibomba kubanza igatanga amakuru.
Cyo nicyo cyiza cy'Imana yacu, ntica gahunda, ibanze ikabamenyesha abagaragu bayo. Mwari muzi ko mugiye kujya mu mavuta mashyashya, Imana ikabanza ikabivuga niyo yaba nyuma y'imyaka nk'itanu, ariko Imana yabivuze. Niyo mpamvu bamwe ajya rimba ngo yari yarabitubwiye. Kubera iki? They had spiritual information in them. Satani ntago atinya yuko usenga buri munsi, atinya yuko ugendana ibyanditswe byera mu mutima wawe. Niko Imana niko ijambo ry'Imana tubwira ngo dore ngo icyo abayuda barusha abandi, bagendana ibyavuzwe n'Imana. Aho bajya hose they have spiritual information in them. Ibyo bituma bavuga ngo mwese muri hasi, aba nibo bari hejuru, atari ikindi. They have spiritual information in them. Imana umugisha, reka mbasema ngo dusenge.